Muri ino minsi birakomeye, abantu bari gufatwa n'indwara za hato na hato ziterwa no kudatuza mu mutwe, ndetse akenshi ugasanga ni stress baba bagiye baterwa n'abandi, aho dukorera, aho twirirwa, abo duhura nabo, ugasanga tugonganiye nabo mu bintu runaka, mu bikorwa runaka, bikaza kurangira abantu barakaranyije, ubwo tayari stress ikaba iratangiye. Ndetse muri ino minsi wagira ngo hari ikintu cyabaye, kuko usanga abantu benshi barakaranya mu buryo bworoshye, ugasanga baratonganye, rimwe na rimwe ari n'utuntu tworoheje turi aho, ku buryo ujya gushiduka ukisanga wababaye, warakaye, ngo mugenzi wawe yagututse cyangwa se yakuvuzeho ibintu runaka. Ibyo bikagenda bikagutera stress, bikagenda bikaguhangayikisha, ndetse bikaza kurangira bikwangirije ubuzima, cyangwa se ubuzima bubigendeyemo mu buryo bw'imitekerereze, hahandi ushobora kuzasanga wagize depression, wagize ibitekerezo bitandukanye bitari byiza. Ndetse hari n'abo usanga byageze kuri rwa rwego barwana, umuntu akarwana n'undi, tayari ubwo igifungo kikaba kirabonetse, cyangwa se umwe akomerekeje undi, ingaruka mbi zikaba ziratangiye. Abahanga rero bagaragaza ko ikintu cyo gukontorora umujinya wawe, cyo gukontorora amarangamutima yawe, ari ikintu cy'ingenzi cyane, ari ikintu kiri basic ku mibereho, ku migendekere neza y'ubuzima bwawe. Abantu benshi rero ntago bajya babasha kwifata mu gihe bahuye n'umuntu ubabwiye nabi cyangwa ubashotoye, biragorana kwifata, ugashiduka wakoze amahano, cyangwa se ugashiduka wababaye ku buryo urimo uriyangiriza ubuzima. Ubu ni uburyo butanu uzifashisha, cyangwa se ugomba kwifashisha, kugira ngo nturakazwe na buri wese, cyangwa se ngo wumve ubangamiwe mu gihe hari umuntu ukuvuzeho ibintu cyangwa ukubwiye nabi, ukwendereje. Ubu ni uburyo ugomba gukoresha, hanyuma ukaguma wemye, ukaguma ntibigire icyo bigutwara, ubuzima bwawe ugakomeza ukabukontorora, bukagenda neza. Ndetse na wa muntu wari uzi yuko agutesheje umurongo, agasanga yaruhiraga ubusa, kuko ibi bintu burya birababaza. Ibintu birababaza kuba wari uzi ngo ugiye kubabaza umuntu, ngo ugiye kurakaza umuntu, ngo ugiye kumubwira nabi, cyangwa se umuserereze ku kintu runaka, ariko ugasanga uraruhira ubusa, ugasanga ntacyo bimukozeho, ntacyo bimutwaye, ahubwo ni wowe uhita ugira ikibazo, kandi ukabona ko ari umuntu ukurusha imitekerereze. Nawe ibaze nk'umuntu aje akakurakaza mu ruhame, akakwendereza, cyangwa se akaza gutonganya akubwira ko nta kintu umaze, akubwira ko ibintu ukora uri kuruhira ubusa mu ruhame. Ikintu cya mbere abantu benshi bahita bagaragaza ni umujinya, ni uburakari, ndetse bagashaka kwirwanaho. Nyamara burya hari uburyo kandi bworoshye cyane wakwitoza ibyo byose ntibigire icyo bigutwara. Ikintu cya mbere uba ugomba gukora, umuntu nakwendereza cyangwa akakubwira nabi, akagutonganya, ikintu cya mbere wikwirwa utekereza ibindi by'ahandi, ibyo ubishyize ku ruhande, ahubwo tekereza uti uyu muntu afite ikibazo, njyewe ntago ari njyewe ufite ikibazo. Kuko burya nunareba neza, gusubizanya n'umuntu uza uvugira hejuru, gusubizanya n'umuntu uza gutonganya cyangwa se akwereka amakosa mu buryo butari bwo, ameze nk'ukunyega mu ruhame aguteza abantu, uwo muntu jya uhita umubonamo yuko imitekerereze ye iri hasi. Nta muntu muzima uza ubwanuka, reka. Ndetse nta n'umuntu muzima utukira undi mu ruhame, nta muntu muzima wishimira kwishora mu bintu byo gutonganya cyangwa ubangamira mugenzi wawe. Menya ngo rero nuba uteye intambwe yo kumusubiza ako kanya, menya ngo nawe nta hantu utandukaniye nawe. Ibyo rero uba ugomba guhita utekereza uti uyu muntu ngomba kumuruta, kuko ikibazo ntabwo ari njye ngifite, ahubwo ikibazo niwe ugifite. Niyo yaba hari ikintu yagukoreye, hari ikintu wamukoreye, cyangwa se hari akantu mwahuriyemo katagenze neza, ntago afite uburenganzira bwo kugutuka cyangwa kukubwire nabi mu ruhame.
niba abikoze rero menya ngo uwo muntu imitekerereze ye iri hasi, ahubwo uhita utekereza ko ugomba kumuruta ukamwihorera kandi ukamubonamo nk'umuntu uciriritse uri hasi, nta nubwo uba ukwiye kuvugana nawe. Cyane ko twanabonye ko burya umuntu nagukorera ikintu akagusuzugura akagutuka akagira ate, wowe burya kugira ngo umwiture neza ntago ari kwa kundi uhita umubwirira aho ngaho, kuko ushobora gushiduka wavuze n'ibintu bitanarenze bitanatuma rwose hari ikintu wamukozeho cyadanje, ahubwo ushobora gusanga wisebeje. Ahubwo ibyiza wowe uratuza ukamwihorera, waba ushaka no kuzamwishyura wowe ukabanza ukabitegura, kuko iyo ubiteguye ukitonda nibwo uzasanga noneho ikintu wamukoreye ari ikintu kibi cyane, wowe wamushyize hasi ku rwego rukomeye, kuko uba wafashe umwanya wo kubitekerezaho, ugafata umwanya wa tekinike zose ugomba gukoresha kugira ngo nawe umusenye, nubwo atari byo, ariko burya nubwo atari byiza, ariko burya ntabwo uba ugomba guhita umubwirira aho ngaho, kuko ushobora gusanga ibintu wamubwiye bitanarenze, ahubwo wabikoreshejwe n'umujinya, ugasanga ahubwo noneho wisebeje kurushaho. Niyo mpamvu uba ugomba gutekereza mbere na mbere mu gihe uhuye n'icyo kibazo, uba ugomba gutekereza ukavuga uti uyu muntu niwe ufite ikibazo, ntabwo ari njyewe. Ubundi umwitegereze mu maso gakeya, wikomereze akazi kawe umurye sini. Icyo gihe bizamubabaza ku rwego rukomeye, kandi nawe niwicara mu kanya ukabitekerezaho neza uzasanga wakoze ikintu cy'ubutwari. Intwaro ya kabiri ugomba gukoresha kugira ngo utaza kugwa muri iri kosa ryo gutongana n'umuntu, burya mu buzima bwawe ujye ufokasinga cyangwa se ujye wita ku byo wabasha guhindura, hanyuma ibyo utabasha guhindura ntukabyiteho, ntibikagutesha umurongo, ntukabitindeho habe na gato. Burya ibitekerezo abandi bantu bafite, ibikorwa byabo ndetse n'amagambo yabo ntago biri muri kontorore yawe. Bareke bavuge, bareke, kuko uba ugomba gutoza ubwonko bwawe ko mu gihe ikintu kikubayeho udashobora kugikontorora, icyo kintu urakireka kikagenda, icyo kintu uracyihorera, ahubwo ukita kuri bya bindi uba ushoboye guhindura. Wita imbaraga zawe rero, wita energy zawe kuri abo bantu bari gushaka kukurakaza, bashaka kugushyira muri mood mbi. Ibyo ngibyo bireke babyigumanire bonyine. Wowe icyo ubashije gukontorora ni amahoro yawe yo mu mutima, nicyo kintu uba ugomba gushyira imbere igihe ibyo bikubayeho. Ikintu cya gatatu ugomba gukora ni uko burya mbere ukibyuka mu gitondo, mbere y'uko utangira akazi, uba ugomba kwisetingamo ko cyangwa se ukishyira mu mutwe yuko uko byagenda kose uwo munsi uri buhure n'abantu bameze nk'abo ngabo babangama. Marcus Aurelius, uyu muramuzi, yari umuhanga cyane mu bigendanye na filozofi mu myaka yo hambere. Yaravuze ati burya uko uteguje mu mutwe wawe, uko uteguje ko hari ikintu kiri bukubeho kigendanye no kuba hari umuntu wakunenga cyangwa se akagushotora, iyo ubiteguye mbere yuko biri bukubeho, iyo bikubayeho nta kintu bigutwara, ndetse nta na reaction ndende ugira yo kuba yagushyira mu bibazo, kuko muri wowe uba warangije kubyakira ko isaha n'isaha biri bukubeho. Kubyuka mu gitondo rero, mbere yo kugira ikindi ukora, ukabanza ukabyitegura mu mutwe yuko ushobora guhura n'abo bantu babiyemezi, abo bantu bashobora kuza kugutonganya mu bintu biri aho ngaho, bashobora kukwendereza. Iyo ubiteguye kare, iyo bikubayeho usanga uhagaze bwuma, ntibigire icyo bigutwara, bityo ntibikwangirize ubuzima ngo bikugushe muri bya bibazo twabonye, aho ibyo bintu by'imijinya n'iki no kwivanga mu bintu byo gutongana bigenda bigakurura depression cyangwa se imikorere mibi y'umubiri. Ndetse baratubwira ngo nuzajya ujya gutangira umunsi wawe, ujye uvuga uti aba bantu nta kintu bari buntware, aba bantu ndakoresha uburyo bwose mbarwanye, ntago bari butume nivanga muri ibi bintu nteze ibibazo, ndakoresha ino systeme yo gutuza ndetse no kuba nabyiteguye mbere hose.
ndetse aba bantu ntago bari buntware ibyishimo byanjye by'umunsi, ntacyo bari bukore ku mudendezo wanjye. Wowe mbere yo kugenda fata amasegonda 30 araba ahagije, ubitekerezeho, uhumeke winjiza umwuka, uvuga uti ndagiye, umunsi wanjye ugomba kuba mwiza uko byagenda kose. Tekinike ya 4 iri mu mbaraga zo kumwenyura. Aha ngaha batubwira ko niba umuntu aje yabwanutse, aje agutonganya, aje ashaka kukurakaza, mureke yisererange, nurangiza umwenyure wigendere, cyangwa se wikomereze akazi kawe umwihorere. Ibi ngibi bigereranywa na kumwe umuriro uba watse, hanyuma we wabona watse ukawima icyo bita oxygene. Ahubwo icyo gihe aho kugira ngo umuriro ukomeze wake, uhita uzima, kuko uba uwimye kuwutiza imbaraga. Burya umuriro ntago wakwaka hatari wa mwuka bita oxygene. Icyo gihe rero iyo umuntu agutombokeye nk'uko niko nabyita, cyangwa se akaza agutonganya ashaka kugushora muri ibyo bintu by'intonganya n'iki n'uburakari, wowe ukamureba ugasekamo, ukamwihorera, ukikomereza akazi kawe, icyo gihe bigereranywa na wa muriro uba ubuze oxygene, nta kindi kiba, umuriro uhita uzima. Ndetse burya niba hari ikintu kibabaza n'uwo muntu, iyo agiye akicara agatekereza uburyo yaraje yaje kukubwira ibintu agutonganya agira ate, akabona uramwihoreye, akabona umuciye amazi, biramubabaza kurushaho, ni nkaho ahubwo aba ari igihano gikomeye umuhaye. Ndetse tekinike ya 5 ugomba gukoresha kugira ngo wirinde ibi bintu byazana kugwisha muri depression cyangwa imitekerereze mibi yakugusha kuba ubuzima bwawe bwagenda nabi, ni ukujya ufata umwanya ukamedita. Aha nimvuga kumedita, ni kwa kundi uba ugomba kwicara uri ahantu hatuje, uri wenyine, ugatekereza icyo ushaka, icyo ukeneye mu buzima, ugatekereza imirongo ngenderwaho uba ugomba kwiha, ugatekereza uti ndi muntu wuhe, ndashaka kuba uwuhe muntu, ndashaka kuba iyihe shusho igaragara muri sosiyete, ese ni ibiki nshaka kugeraho. Ibyo byose bizagufasha kuba gufokasinga ku ntego zawe ushaka kugera ahazaza, hanyuma ibyo bindi uzajya kubona ubone nta mwanya ubifitiye, cyangwa se ubone umuntu naza aje agushotora nka gutyo, ubona ahubwo arimo aragutakariza igihe, ku buryo wumva nta n'imbaraga ufite zo gutongana nawe, kuko izo mbaraga zo gutongana nawe wakabaye kuba uzikoresha ibindi. Ikintu cya 6 ni ugukora siporo, kandi mu buryo buhoraho. Siporo ziba zivugwa ntago ari zo kujya guterura ibyuma, ntago ari za zindi zo kubaka umubiri ngo ubone nka babandi baba barubatse umubiri ba bodybuilders, ahubwo ni ya siporo uhozaho. Niyo wafata iminota 30 ugenda cyangwa running, iminota mike rwose ishoboka, ushobora no kubarega wibereye iwawe, ukavuga uti ukintera, ukavuga ngo nko ku munsi nzajya ntera push ups 30 na sit ups nka 20, nkore n'utundi tuntu. Ibyo ngibyo ukabisetinga gutyo, ukajya ubikora uhozaho, kuko bikugirira akamaro, bituma imitekerereze yawe iboostinga, izamuka ku rwego rukomeye, ndetse na discipline ikaba iri hejuru, ku buryo uba uri wa muntu udakeneye kujya mu bintu by'intonganya, ahubwo ubona abantu batongana, ukabona hari ikintu babura mu mitwe yabo. Mbese ubwonko bwawe buhora bukangutse, buzi, buri kwita ku cyo ushaka ndetse ku cyo ukeneye. Ndetse ndagira ngo izi tekinike uzimasteringe, uziteho zikujyemo, hanyuma ubundi umuntu cyangwa se nuhura na kese imeze gutya, ugakoresha izi tekinike,